banyarwanda banyarwandakazi ndabasuhuza cyane kuri uyu munsi nyuma y'akanya nta biganiro mbagezaho nk'uko nigeze mbibasobanurira nza hano kuri YouTube ari uko byabaye ngombwa haba ubwo ngira akanya hahaza cyane inshuro nyinshi hakaba n'ubwo mba mpugiye mu bindi ubwo rero mumbabarire ku by'izo mpamvu ariko uyu munsi ndahari na channel yanyu irahari ubu nagarutse ngo nongere mbagezeho ibiganiro uyu munsi ndabagezaho icya mbere ibiganiro bike bigendanye n'ibiriho bivugwa mu Rwanda muri iki gihe. Icya kabiri ndabagezaho ibibera mu Rwanda ndetse no mu karere cyane cyane intambara z'u Rwanda ruteza muri Kongo zimaze imyaka 30 kugeza ubu. Ikiganiro cyanjye rero nagiciyemo ibice bibiri by'ingenzi kugira ngo byumvikane neza. Ndabeshyuza iby'amateka asanzwe acurika nk'uko kiriya gihugu muzi ko kigendera ku binyoma no kubeshya gusa, nicyo kigize ingoma y'igitugu ya Kagame bahariya. Hanyuma nkomerezana n'icyo kiganiro mu gice cya kabiri ndagerageza gusobanura impamvu Kagame ariho asenya igisirikare cya RDF. Muzi ko aherutse kwirukana ba colonel 9 ba general 9 generals na ba senior officers 120. Ibyo rero ni ibintu bikomeye, n'ingingo nkanjye uri concerned uri mu gahingure bibera mu Rwanda intera concern yo kuvuga. Reka mvuguruze ibinyoma cyangwa se nshorokura amateka cyangwa se ntunganye ibintu barimo basiribanga muri ya ngoma ya Kagame. Amateka y'u Rwanda ariho aracurikwa na Kagame akoresha uriya mugaragu we y'amaseka barebe. Amateka acuritse agamije kuyobya urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Amateka yo gusingiza Kagame no guhishira amarorerwa yakozwe na Kagame n'abambari be mu gihe cyose Kagame amaze ategeka kuva igihe cy'intambara yo muri 90 kugeza n'uyu munsi. Ejo bundi rero uriya witwa James Kabarebe yagaruye nyakwirwe gendera General Fred Rwigema mu majwi, asubiramo bya binyoma bye byanze gufata by'uko Rwigema yapfuye n'ibindi bipfobya ndetse binandagaza n'abandi bose bitanze batangije iriya ntambara yagejeje Kagame ku butegetsi. Dore icyo mvuga ku byavuzwe. Icya mbere, mwese muzi ko nasobanuye bihagije iby'ipfa rya Rwigema nuko twatangiye intambara n'iby'impfu zakurikirwa Rwigema zababenga n'ababunyenyezi. Mvuga ido n'ido uko Rwigema yapfuye ntacyo ntasize inyuma.
nako ntacyo nasize inyuma sore, ibyo niboneye kandi nahagazeho. ubu bisigaye ku rupfu rwa Rwigema n'imipfiriye, ibisigaye ni ukuri ni ukuzitabaza abo bita ba forensic anthropologist n'aba forensic pathologist, maze bagapima ariya magufwa Rwigema n'abamuhambye. Ntabwo nari nzi ikiri mu isanduka, niba koko ariyo baduhaye tugashyira hariya i Remera, maze bagasuzuma bagakoresha ubuhanga bugezweho. Birashoboka rwose, ndabizi imyaka 30 n'indi 40 ariya magufwa namara gupimwa biri independent, binazwi ko ariyo koko, hasigaye ibyo nibyo bizaba kamarampaka. Kabarebe w'ikigwari ubu wagizwe umuvuzi w'amacumu ya Kagame, Kagame nawe w'ikigwari cy'igisambo. Ibyo Kabarebe bavuga byose yigisha urubyiruko, hafi ya byose ni 99 cyangwa n'8 hafi kwijana ni ibinyoma, kandi ibyo si bishya mu ngoma ya Kagame, kuko ibyo u Rwanda rwa Kagame byose rushingiyeho byubakiye ku kubeshya. Ibyo Kabarebe na Kagame bavuga bituma abantu bongera kubabara, bakongera kwibuka, maze ibyo bigatuma jewe ufite umwanya udafunze umunwa, ufite uburenganzira busesuye, nongera kugaruka ahangaha ngo mpfe kurogora, mpfe gucurukura, kuko ni umurimo niyemeje kandi ukwiye. Hari imvugo ngo ikinyoma iyo kivuzwe kenshi inshuro nyinshi igihe kirekire ntawe kivuguruje ngo kivaho kigafatwa nk'impamo, biriya binyoma si ukuri. Mwese muzabizirikane. Ibyinshi bavuga no gupfobya Rwigema, kuko Rwigema yishwe na Kabarebe akorera Kagame. Uwo bicanye Rwigema nababwiye ko bamutsinze mu rugano, bamushutse ngo bamwohereje kwa Dodo wari operation coordinator icyo gihe. Ibindi byose rero babeshya, uriya muzindaro w'umuja wa Kagame abeshya, ubutwari bwe na Kagame twese turabuzi. Abari hariya tuzi ubutwari bagize, tuzi uko intambara yagenze n'uruhare bagizemo, n'ibyo bakoze byose naho banyuze hose. Ibya Kabarebe na Haduyi bimwe bavuga baje baherekeranije, ibikombora n'amasasu we na Sebuja bahoraga basimbagurika, ngabo biciye abana imbere y'abiciye inyuma ye, Kagame ngo akirira ari nkirira hato, n'ubundi butendo bwose mwumva. Ababyumva babaye muri ya ntambara bayirwanye icyo gihe barabyumva bakagira ubwoba. Iriya ni Hollywood. Twese tuzi Kagame na Kabarebe ko intambara y'imyaka 3 twamaze turwana n'amezi 9 ngo ba yashize Kabarebe na Sebuja batabonye uko umwanzi abasirikare ba Habyarimana basaga twarwanaga. Hari no kubona igikombora aho cyaguye, ariko byagwaga henshi aho muri bimwe wa mugani bigenda bibarasa hirya no hino, abantu bakabibona bakanabihunga bakanabyisha. Tuzi Kagame aho yatugeze acukuza iyo minyobo yazaga kwihisha amavuye mu Bugande, yibereye mu Bugande, ariko yaza nabwo akagora abantu, akaza gusesera muri iyo myobo kubera ubwoba bwa Kagame. Nta muwogo ubaho kuruta Kagame na Kabarebe we. So ubwo buromborombo bwa Kagame na Kabarebe bavuga babeshya Abanyarwanda, bamaze imyaka bazi ko Abanyarwanda ari bagenderaho, bazi ko ari cyo gituma bategeka Abanyarwanda, ntabwo ariko bimeze n'ibinyoma.
ibi byose ni ibinyoma kandi bagorwa n'ubusa. Ba generali ngo barohowe mu mazi, ngo bakadogo bafashwe n'umwanzi kubera ko ngo bamuyobeje byose ni Hollywood. Ni ibitangaza cyane kubera u Rwanda kuba ruyobowe n'abantu nk'abariya. Dore rero ibi byose, ibi binyoma byose na Hollywood za Nollywood, icyo bigamije, ikigamijwe ni ukoza ruriya rubyiruko rw'u Rwanda mu mitwe ndetse n'abanyarwanda bose, bakabereka ko Kagame iyo atabaho nta muntu wakabaye ariho, yuko ruriya Rwanda rutajyaga kuba ruriho uyu munsi babamo, yuko Kagame rero yakoze ibitangaza byose birya bamushyira ku murongo, kuko icyo gikorwa mu Rwanda gusa. Mbese Kagame ko ari ikigirwamana, kuriya gupfobya, gutuka Rwigema no kumushinyagurira, byose biba bishaka kwerekana yuko n'ubundi niyo yajyaga kubaho, yewe n'abariya bishe bwa nyuma bakabamukurikiza, rwose niyo bose bajya kubaho, ko ntacyo bajyaga gushobora gukora ugereranije ngo na rudasumbwa ikigirwamana Paul Kagame. Mwumve izo nizo mpamvu zabira binyoma byose no bishingira, kandi banazirikana ko bamwishe. Biriya ni ugutegura urubyiruko kumva yuko bakwiriye kumenya ko Kagame ari Imana kuri bo, bityo bakaba bakingwa urusika ku maso cyangwa urutimbe cyangwa ikindi cyose kibapfuka amaso, bakabaziba n'amatwi ye kugira ngo batitegereza neza, badashishoza ibyiriya ngoma y'igitugu n'akarengane kabaye karande ku banyarwanda, ngo hato badatekereza impinduka, bayoboke buhumyi, barabashuka kugira ngo bayoboke iriya ngoma yo kwa Kagame n'umuryango we. Urubyiruko abenshi binjira mu gisirikare, kiriya gisirikare cyabaye cy'umuryango, iriya dinasi ya Kagame iri mu pipeline iriho yubaho, maze babatware muri ziriya ntambara za Kongo z'ubujura batikirireyo, ntawe baruhije, nta n'ubajije ikibazo icyo ari cyo cyose. Izi ntambara z'ikongo zidashira zamaze abana b'u Rwanda mu ibanga. Mwese muzi ko abasirikare b'u Rwanda bapfira muri Kongo mu bihumbi, abenshi bahambwiye mu mashyamba nk'imbwa zitagira ba nyirazo. Abo mu miryango izwi cyangwa abaofisiye bo hejuru nibo bahambwa za Kanombe, kandi naho muzi ko huzuye. Izi ntambara z'ikongo zidashira akaba ari nazo abafite uburambe mu kazi, abazirwanye, abazirwana, bariya ba generali, bariya ba Genos, bariya ba Kanos, izi ntambara nizo bananiwe kumvikanaho na Kagame, nizo bananiwe kuvugaho rumwe na Kagame. Ni nayo mpamvu mwabonye ejo bundi uko yirukanye abantu benshi mu gisirikare, akubaka igisirikare gishya kizategekwa n'urubyaro rwe. Iby'ingingo yo kwirukana abasirikare no gusenya igisirikare kugira ngo yoke igishya nzabisubiraho ku kiganiro cy'ubutaha. Ariya mateka acurikwa ni propaganda yo kurangaza abanyarwanda kugira ngo bahugire kuri biriya binyoma, maze birengagize amahano Kagame n'abambari be bariho gushoramo igihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, abari banteze amatwi, mwese mwakoze, naho ubutaha mu kiganiro gikurikira. Mwese mbaye mbashimiye kandi murabeho.